twizeye ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezwe mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Amakuru tugiye kubagezaho turekesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Naseba Abdul Juma Isaac wamenyekanye nka Diamond Platinum yasabye mugenzi we Mugisha Benjamin ni The Ben Tiger B indege yihariye ya private jet kugira ngo azabashe gutaramana nawe mu gitaramo cyo kumurika album ye amaze imyaka 5 yose ateguza abafana be n'abakunzi b'umuziki we muri rusange. Amakuru atangwa n'urubuga rwa Rwandair agaragaza ko ukoresheje private jet uvuye mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania akoresha isaha imwe n'iminota 51, ni mu gihe uturutse mu mujyi wa Addis Abeba akoresha isaha 2 n'iminota 30, hanyuma mu mujyi wa Nairobi ugera i Kigali ku kibuga cy'indege ukoresha isaha 1 n'iminota 12. Diamond afite gahunda yo kumara iminsi 2 i Kigali. Ushingiye kuri gahunda yo kwishyura kugira ngo uparike private jet ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, bisaba ko wishyura amadolari ari hagati y'ibihumbi 3,500 hanyuma n'amadolari 18 ku isaha. Oh my god. Inyandiko nyinshi ziri kuri interneti zo zikavuga ko kugira ngo gusa uparike private jet ku kibuga cy'indege icyo ari cyo cyose wishyura amadolari ari hagati y'ijana ndetse n'amadolari 1,500. Private jet ziri mu bwoko butandukanye, bituma n'amafaranga yishyurwa kugira ngo uparika ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali abe atangana bishingiye mu kuba zitangana nyine mu burebure cyangwa se mu ngano muri rusange n'igihe igomba kumara ku kibuga cy'indege n'ibindi. Rero private jet yo mu bwoko bwa Turbo wishyura ari hagati y'amadolari 1,800 n'ibihumbi 2,300. Ntabwo rero bisanzwe. Amakuru avuga ko Diamond yasabye private jet ahanini bitewe n'uko afite ibindi bitaramo azaba arimo ahantu hatandukanye, bityo akeneye indege izamwihutisha kugira ngo azabashe guhita agera mu mujyi wa Kigali mu buryo bworoshye, aze gufatanya na mugenzi we The Ben gutwika no kugurumika Kigali Arena. Diamond siwe wa mbere ubundi usabye private jet kugira ngo agere hano i Kigali, kuko muri Kanama niba mubyuka 2023 Kiss Daniela yageze i Kigali ari mu ndege yihariye. Hatanzwe miliyoni 20 z'amanyarwanda kugira ngo Kiss Daniela abashe kugera ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe aparike private jet ye. Ni icyemezo cyafashwe ahanini bitewe n'uko indege yari yasize Kiss Daniela mu bitaramo yarimo mu gihugu cya Tanzania n'ahandi. The Ben aherutse gutangaza ko azataramira muri BK Arena ku itariki ya 1 Mutarama uyu mwaka wa 2025 mu gitaramo cyihariye, kandi azataramana ku rubyiniro n'abahanzi bose bakoranye indirimbo, kuko agomba gukora ibishoboka byose bose bakazahaboneka. Wow. The Ben kafitanye kurabo n'abantu benshi cyane. Mu bahanzi ba hafi bazagaragara muri iki gitaramo harimo nka Riderman, Tom Close, Kevin Kade, Element, umuraperi Kivumbi, King n'abandi bagiye bakorana ibihangano mu bihe bitandukanye kandi byakunzwe mu buryo bukomeye. Avuga kuri iyi ndirimbo ye My Name na Kivumbi King izasohoka muri iki cyumweru, The Ben yumvikanisha ko idasanzwe. Uyu muririmbyi yashimangiye ko iyi ndirimbo izaba iy'umwaka uko byagenda kose. Ubwo niyo ndirimbo afitanye na Kivumbi King My Name. The Ben
avuga ko mu rugendo rwo kwitegura kumurika alubamu ye yatangiye gushyira hanze indirimbo ze zirimo nka True Love yakoreye muri Country Record yashinzwe na Nopuja. Mu buryo bw'amajwi iyi ndirimbo yakozwe na producer Lil Beat ndetse no mu kuyandika barakoranye. Ni indirimbo avuga ko bazakorera amashusho kandi izasohoka mu gihe kiri imbere, ndetse mu ndirimbo azaririmba iri ku rutonde ari iya mbere. The Ben yavuze ko iki gitaramo cye kizanarangwa n'ibintu byinshi cyane birimo n'ibishimangira umuco w'u Rwanda. So guys, reka dutegereze turebe. Ayo niyo makuru yari yagizwe mu ruganda rw'imyidagaduro. Dukunda ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. So twari tuje kubaha izi update ko Diamond Platinum yamaze gusaba umwanya wo guparikamo private jet ku kibuga cy'indege i Kanombe hano i Kigali. So guys, na mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho turabashimiye, bye.